izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo ku cyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 4 umurongo wa 42 kugeza ku wa 44. Isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 15. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Muri iyo minsi mu gihugu hose hari harateye inzara, nuko haza umuntu aturutse i Behari Sharisha azanira Elisha umuntu w'Imana ibiryo by'umuganura. Byari imigati 20 y'ifu y'ingano n'umufuka umwe wuzuye ingano zigisarurwa. Elisha aravuga ati, nimugaburire abantu barye. Umugaragu we aramusubiza ati, ntashobora nte kubigaburira abantu 100. Aramusubiza ati, bibagaburire barye, kuko Uhoraho avuze ngo bazarya kandi basigaze. Umugaragu agaburira abantu, bararya kandi barabisigaza nk'uko Uhoraho yari yabivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, ubu rero njyewe uri ku ngoyi y'inzira Nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutorwe bwanyu. Nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe iyo mubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera muri bose, kandi agatura muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu ajya hakurya y'inyanja ya Galileya, ariyo Tiberiya. Abantu benshi baramukurikira bitewe n'uko babonaga ibimenyetso yerekanaga akiza abarwayi. Nuko Yezu aterera umusozi, ageze mu mpinga aricara ari kumwe n'abigishwa be. Ubwo Pasika, umunsi mukuru w'Abayahudi, yari yegereje. Yezu arambura amaso abona cya kivunge cy'abantu kije kimugana, niko kubaza Filipo ati, turagura he imigati yo kugaburira bariya bantu? Ibyo yabimubwiye amwinja, kuko yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, niwagura imigati y'amadenari 200, umuntu ntiyabonaho n'akanzinya. Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira
ati hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoki n'amafi 2, ariko se byamarira iki abantu bangana batya? Yezu ati nimwicaze abantu. Aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko baricara, abagabo bari nk'ibihumbi 5. Maze Yezu afata imigati, arashimira, ayigaburira abari bicaye aho, abaha n'ifi uko bazishakaga. Bamaze guhaga, Yezu abwira abigishwa be ati nimurundarunde ibimanyu bisigaye, ntihagire ibipfa ubusa. Babishyira hamwe, maze buzuza inkangara 12 z'ibimanyu kuri ya migati 5 y'ingano za bushoki byashigajwe n'abari bariye. Abo bantu babonye ikimenyetso Yezu amaze gukora, baravuga bati koko ni ukuri, uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza mu isi. Yezu rero amenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika, arongera ahungira ku musozi ari wenyine. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ivanjiri yo ku cyumweru gishize cya 16 yasoje igira iti Yezu abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Uyu munsi ivanjiri imutweretse noneho abagirira impuhwe, akabagaburira, akabaha amafi yo kurya ndetse n'imigati bakarya bagahaga. Liturujia mu gukurikiranya izi ngingo irashaka kutwereka ko mu Bukristu kwita ku bice byombi ari ingenzi kugira ngo umuntu abe yuzuye. Ibyo bice ni umubiri na roho. Buri cyose gifite ifunguro ryacyo. Kugira ngo umuntu ntasumbane, ni ngombwa kwita kuri buri gice cyose nk'uko Yezu yabiduhayemo urugero. Uko duhibikanira duhangayikishwa n'ibitunga umubiri, tujye twibuka ko na roho ari iyacu. Mbese nabigereranya nk'amaguru 2 y'umuntu agomba guhora areshya. Ntago yakwita kuri kumwe ngo areke ukundi. Iyo kumwe gusumba ukundi, uwo muntu aracumbagira, ntago abagenda neza yemye. Uko rero dushaka ibitunga umubiri, ari nako tujye dutekereza n'ibitunga roho. Yezu yabiduhayemo urugero, yigisha abantu akabaha ibitunga roho, hanyuma akabaha n'imigati yo kurya ari byo bitunga umubiri. Ivanjiri ya none, Yezu akoze igitangaza. Mu maso y'intumwa ntibyashobokaga, ariko wa mugani wa marayika asura Mariya koko nta kinanira Imana. Aho intumwa zabonaga bidashoboka kubona icyahaza abantu, Yezu yarabishoboye, ariko bisaba uruhare rwabo, dukeya bari bafite ndetse no gusaranganya. Igitangaza Imana ikora gisaba ko umuntu agiramo uruhare. Uruhare rukomeye Imana idusaba, Pawulo mutagatifu araruvuga mu isomo rya 2. Kwiyoroshya, gukuramo umugaga. Ikiganza gipfumbase n'umugaga na nyiracyo kimwereka ko nta kirimo, agahora ahangayitse, yikanga buri wese. Ariko iyo kiyoroheje, gifunguye, ibirimo biba byinshi, bigasangirwa kandi bigahaza bose. Hari abahora bahangayitse cyane, akabona ntacyo atunze, akabona atari buhage nawe, akabona ntawe umukunda, ntawe umwifuriza icyiza, mbese agahorana inkeke mu nguni zose z'ubuzima. Dusabe Imana kugira ngo idukorere igitangaza natwe uyu munsi, idukuremo umugaga, dufunguke, twaguke mu bitekerezo, mu myumvire no mu rukundo. Twiyoroshye nk'uko Pawulo mutagatifu yabidusabaga mu isomo rya 2.
dufungure ibiganza tubone kandi twishimire ibirimo Imana yaduhaye. Nitubyishimira tuzabasha no kubyishimanamo n'abandi, kuko tuzabisangira kandi tuzahaga mu byishimo no mu mahoro. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu. Nyagasani Yezu nabane namwe, mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.